Iyo dutekereje ku kugira ubuzima bwiza usanga buri wese afite akabazo kamubanye inzirondo yibazaho akabura igisubizo. Abagira ikibazo cyo kugira amazinda bakibaza ukuntu ubwonko bwabo bwakwiga gufata vuba no kutibagirwa. Abagira ibibazo mu gutera akabariro nabo bakibaza icyaringaniza imisemburo yabo neza. Abenshi nanone tukibaza ikizavura indwara z'amaso zishobora kuzaterwa n'aya matelefone na za mudasobwa twirirwa twunamyeho. Hari n'abibaza icyo bakora ngo bagire uruhu ndetse n'imisatsi byiza. Abashaka kugabanya ibiro nabo bakibaza uko bazabigenza ngo bigabanuke bitabasabye gukoresha uburyo bwateye bwo kwibagisha, dore ko binavugwa ko bwaba bugira ingaruka mbi ku buzima. Ese wari uzi ko kurya igi rimwe buri munsi byaba igisubizo cy'ibi bibazo byose? Muri iki kiganiro turarebera hamwe ukuntu igi rya buri munsi bishobora kukongerera imbaraga mu bwonko, gusukura umwijima, kunoza imisemburo ijyanye no gutera akabariro, kurinda amaso yawe no kugira uruhu n'umusatsi byiza. Ku musozo w'ikiganiro kandi hari inkuru nziza ku bifuza kugabanya ibiro mu buryo bwiza kandi bworoshye. Reka rero tubanze tubashimire cyane kuba mwafashe umwanya wanyu mukawutugenera mu gukurikira umuyoboro wacu. Dushimira cyane abamaze gukora subscribe kuko rwose badutera ingufu zo gukomeza kubashakira inkuru z'umumaro. Naho utarakora subscribe nuramuka unyuzwe n'iyi nkuru, ntiwibagirwe gukora subscribe mu rwego rwo kudutera inkunga. Wakwibuka kandi no gukanda ku gashusho k'inzogera kugira ngo hatazagira ibiganiro byacu byongera kugucika. Inshuti zacu rero, muduhe ibitekerezo cyangwa mutubaze, mukande like na share maze musangize abandi utu tuntu tw'ubwenge. Ikaze bakunzi b'umuyoboro w'utuntu tw'ubwenge, nge banyita Twige. Uyu munsi turi bwifashishe inama z'umuganga w'inzobere mu mirire myiza, umunyamerika Dr. Eric Berg, aho asobanura akamaro ko kurya amagi ku buzima, by'umwihariko iyo uyariye buri munsi. Asobanura uburyo butandukanye bwo kuyatunganya no kuyarya, aho ushobora kuyabiza bikayafasha kugumana intungamubiri nyinshi, kuyateka nk'umureti mu mavuta bigatuma arushaho kuryoha, ariko bikaba byiza gukoresha amavuta make cyangwa amavuta ya oliva. Ushobora nanone kuyakoramo umureti wongereyemo imboga kugira ngo ubone intungamubiri nyinshi. Akavuga nanone ko kuyarya ari mabisi atari byiza kuko bishobora kwanduza mikorobe mbi cyane ya salmonella. Asobanura kandi ko amagi aribwa hamwe n'imboga cyangwa imbuto kuko bigira izindi ntungamubiri zitandukanye ziyunganira. Reka turebe rero akamaro ko kurya igi rimwe buri munsi. Mbere na mbere, kurya amagi bigira akamaro kanini ku bwonko bwacu kuko amagi arimo intungamubiri yihariye yitwa choline. Iyi ntungamubiri ikenerwa cyane cyane n'ubwonko kuko ifasha ubwonko mu mirimo yabwo yo kwiga ikintu gishya ndetse no kwibuka. Iyo choline ifasha cyane mu bijyanye n'ubwenge kuko yifashishwa mu kwiga no kwibuka. Inafasha gukumira indwara y'umwijima iterwa n'amavuta menshi izwi nka fatty liver cyangwa foie gras. Nanone choline ni nziza kuko ifasha kurema ubwonko bw'umwana uri mu nda iyo umubyeyi atwite. Icyo basobanura rero ni uko nurya amagi ubwonko bwawe buzaba bukora neza, ufata vuba kandi ukaba ufite ubushobozi bwo kwibuka neza. Icya kabiri ni uko amagi arimo cholesterol. Akenshi uzumva abantu bavuga ko cholesterol ari mbi, ariko si byo kuko hari n'inziza kandi n'iyitangwa n'amagi mu mubiri. Iyo cholesterol niyo ikenerwa mu gukora imisemburo ijyanye no gutera akabariro cyangwa imyororokere nka testosterone, estrogene na progesterone.
Cholesterol kandi ikoreshwa mu gukora imisemburo yifashishwa mu kugenzura umuvuduko w'amaraso nka cortisol. Icyo bisobanura ni uko kurya amagi bifasha imiterere y'umubiri wawe, by'umwihariko kuko uba ufite urugero rw'imisemburo y'imyororokere rusanzwe. Ikindi kintu cy'ingenzi tugomba kumenya ni uko amagi arimo lutein na zeaxanthin, antioxidants zifasha kurinda amaso. Muri iki gihe abantu benshi bahugira mu kureba za ecran cyangwa screens za mudasobwa, telefone na televiziyo. Ibi bituma amaso acibwa intege kandi bikanazana indwara nka macular degeneration, indwara igabanya ubushobozi bwo kureba. Iyo urya amagi rero, izi ntungamubiri zifasha gukingira amaso yawe, bityo ukabona wakomeza kureba kandi udafite impungenge z'ubumuga bwo kutabona neza. Gusa nanone twibutse ko tugomba kubifatanya no kwirinda kumara umwanya munini kuri urwo rumuri rwa za ecran cyangwa screen za mudasobwa na telefone cyangwa na televiziyo. Ikindi ni uko amagi akungahaye ku cyitwa sulfur iboneka cyane mu muhondo w'igi. Iyi sulfur ifasha umubiri gukora umusemburo wa collagen, umusemburo ufite akamaro kanini mu kurinda no koroshya uruhu ndetse no mu ngingo. Sulfur nanone ifasha mu kubaka umusatsi, ikawugira mwinshi, ukomeye, ushyitse kandi udafite ibibazo byo kumagara. Ubwo se hari utifuza kugira umusatsi mwiza koko? Cyangwa se kutamera uruhare imburagihe? Niba wifuza umusatsi ukeye, ukomeye kandi mwiza, ukwiye guhitamo kurya amagi. Icyanyuma kinatanga inkuru nziza ku bantu bifuza kugabanya ibiro, ni uko amagi afasha kuko afite proteine nyinshi, bigatuma umuntu yumva haza igihe kirekire. Ibi bigabanya ingeso yo kurya buri kanya abantu babyibushye dukunze kugira. Ikindi, amagi agira amasukari cyangwa kalori nkeya, nyamara agatanga imbaraga zihagije, bityo umubiri ugakoresha ibinure byawo aho kubika ibinure bishya. Nanone amagi afasha mu kwihutisha igogorwa cyangwa se digestion no gutuma umubiri ukoresha neza intungamubiri, ibi rero bikagabanya ibinure by'umubiri. Mu gusoza rero tubonye akamaro kenshi ko kurya amagi nibura rimwe ku munsi, kuko uzabonamo byinshi birimo kongera imbaraga mu bwonko, bukaba bufata vuba kandi butibagirwa. Uzabona cholesterol nziza ifasha imisemburo y'umubiri. Amagi azakurinda kandi ibibazo by'amaso biterwa n'urumuri rubi. Uzagira nanone uruhu rwiza ndetse n'umusatsi mwiza mwinshi kandi ukomeye. Uzagira n'imbaraga z'umubiri bigufashe kugabanya ibiro kandi bikurinde no kongera ibinure by'umubiri. Inshuti zacu rero, tugeze ku musozo w'ibyo twateganyije kubagezaho muri uyu munsi. Twizere ko mukomeza kuduha ibitekerezo by'ibiganiro twabashakira kugira ngo dukomeze kwiga ibyatuma tugira ubuzima bwiza. Niba mwanyuzwe n'iki kiganiro, ntimwibagirwe gukora like na share, musangize abandi ibyo mwungutse. Abo twari tubanye ubwa mbere, namwe mwibuke gukora subscribe kugira ngo mudushyigikire kandi dukomeze no kubana mu zindi nkuru. Murakoze cyane, turabakunda, mugire ibihe byiza.